Inshuti bavandimwe mudahwema kubana natwe mu biganiro bitandukanye bigaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Tugarutse muri bya biganiro mukunda muri benshi. Uyu mwanya tugiye kuganira ku muti wa prostate, umuti mwiza cyane abagabo bose bari kurenza imyaka 40 bakuriye gukoresha, baba barwaye cyangwa batarwaye. Ntacyo wabatwara nubwo baba batarwaye, ahubwo warushaho gukingira prostate yabo. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Niba mwaragize amahirwe yo gukanda subscribe n'inzogera mwigiriye neza, ibiganiro tubasangiza buri munsi byamaze kubiringiza yuko umuntu yaba hatarwaye kandi akabasha kubigeraho neza. Gusa wowe niba aribwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, nawe kanda subscribe n'inzogera, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Bite na prostate, abahanga benshi bavuga yuko abagabo bose bari kurenza imyaka 40 abari abakandida bakomeye cyane ba prostate. Ntabwo bisiguye yuko abantu bose basabwa kuyirwara, cyane cyane ko hari abantu bamaze kumenya agaciro k'ubuzima bwabo bakabasha kuyirinda kandi bakayirinda mu buryo bwiza. Kubw'ibyo rero ntabwo ari itegeko ko umugabo uri kurenza imyaka 40 arwara indwara ya prostate, kuko hari abantu bazi amayere y'ubuzima. Gusa imbaga nyamwinshi nka 70% usanga baribasiwe n'indwara ya prostate. Bamwe bazi ko bayirwaye, abandi ntabwo barisuzumisha kwa muganga. Niyo mpamvu mbere yuko tuvuga ku muti wa prostate n'ibyo umugabo atemerewe kurya cyangwa kunywa, ndabanza nababwira ibimenyetso bikunze kuranga indwara ya prostate, yaba iyo kubyimba, yaba ya kanseri, ndetse n'iyaba y'udusenyi turi muri urwo ruhago cyangwa se muri ako gasaho. Ikimenyetso cya mbere gikunze kuranga yuko umuntu ari gutera intambwe yo kurwara prostate cyangwa se ko yamaze kuyirwara, ni ukwihagarika kenshi, cyane cyane nijoro. Iki kimenyetso prostate ikunze kugihurirwaho n'impyiko n'uruhago ndetse na diabete. Ariko inshuro nyinshi iyo umuntu akunze kwihagarika kenshi nijoro kandi bamupima kwa muganga bagasanga nta sukari nyinshi iri mu maraso, nibura umugabo urengeje imyaka 40, ukwiriye guhita ukeka indwara ya prostate. Nyabuna buragiriye ku manga, bukwiriye kuyitaho kugira ngo ubashe guhashya indwara ya prostate, nawe ugira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi. Ikimenyetso cya kabiri ni ukugorwa no gutangira kwihagarika. Hari igihe umuntu akenera kwihagarika, ashobora gukenera kwihagarika ari ahantu hisanzuye, aho nta kibazo, akwiriye kwihagarika. Ariko hari n'igihe umuntu ashobora gukenera kwihagarika nk'iyo ari mu nama, iyo ari imbere y'abantu ari kubabwiriza cyangwa se ari kubagezaho ubutumwa runaka, iyo ari mu mujyi ahantu hatari ubwiherero. Kenshi ahantu hatari ubwiherero hari igihe usanga umuntu yihagaritseho. Nyabuna nibunanirwa kwitangira ukeneye kwihagarika, uzamenye ko prostate yawe itari gukora neza. Ikimenyetso cya gatatu ni inkari zisohoka gahoro cyangwa zicagase. Muri make umuntu arihagarika ariko ntabashe kwihagarika neza, cyangwa ngo yihagarike inkari zuzuye, ahubwo ugasanga ni udukari turi gushongonoka cyangwa dukeya cyane, kandi ukongeraho yuko yongera no gukenera kwihagarika mu kanya. Nyabuna niba bikubaho uzamenye yuko prostate yawe atari shyashya. Ikimenyetso cya kane ni ukubabara cyangwa gushya igihe uri kwihagarika. Hari abantu bajya kwihagarika bakikanira cyangwa bakokerwa cyane, bakumva yuko inkari ntabwo zibasha kuza neza, kandi mu by'ukuri bakeneye kwihagarika. Iki gihe umuntu ashobora kuba afite ikibazo cy'uruhago, ariko cyane cyane indwara ishakishwa ni indwara ya prostate. Nibikubaho uzisuzumishe cyangwa wivuze umuti. Ndabara
ndabarangira mu mwanya. Ikimenyetso cya gatanu ni ukugaragara kw'amaraso mu nkari cyangwa mu masohoro. Hari igihe umugabo ashorera ikivi cy'abashakanye, yagera igihe cyo gusohora agasohora amasohoro avanze n'amaraso. Ahangaha ntabwo ishyamba aba ari ryeru, ahubwo umugabo byanga bikunze abarwaye. Icyo umugabo akwiriye gukora rero ibi byago bimugwiririye ni ukwihutira kwivuza, akanywa amazi menshi, cyane cyane amazi akamuriyemo indimu yajya anywa mu gitondo, kandi agakora ibishoboka byose akisuzumisha neza kugira ngo amenye neza ikibazo nyamukuru afite. Ikimenyetso cya gatandatu aricyo kibimburira icya nyuma. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko umugabo yamaze kurwara prostate cyangwa se ko ari mu nzira yo kuyirwara, ariko ahangaha nabarobanura ibimenyetso 7. Noneho iki ni ikimenyetso cya gatandatu tugezeho. Ikimenyetso cya gatandatu kirakira kiti ni ukubabara mu mugongo wo hasi, mu rukenyerero cyangwa mu kibuno. Ubu burwayi cyangwa ububabare abagabo benshi barabufite. Nkurikije abakunze kuganira nabo bambwira yuko baribwa n'umugongo, mu rukenyerero, munsi y'umugongo. Nyabuna niba bikubaho uzajye kwisuzumisha kwa muganga umenye neza indwara urwaye, cyane cyane uzisuzumishe prostate. Numara kumenya ko wayirwaye wivuze umuti. Ndakurangira ndi gusoza iyi video. Ikimenyetso cya 7 ni ukumva uruhago rutarangije gusohora neza inkari nyuma yo kwihagarika. Hari igihe umuntu yihagarika akumva yuko yarangije kwihagarika, ariko yarangara gatoya akumva inkari zirashongonotse mu pantaro cyangwa se mu kabutura. Ahangaha ntabwo bari shyashya, aba ari ikimenyetso cy'uko umuntu arwaye. Kubw'ibyo umuntu bibaho, ikintu cya mbere akwiriye kureka ni umunyu, akawureka igihe kirekire kugira ngo prostate ibone umwanya wo gukora mu buryo bwisanzuye kandi bwiza. Kandi iyo umuntu yahagaritse umunyu agakoresha n'indi miti, ndabarangira ndi gusoza iyi video, byanga bikunze agira ubuzima bwiza. Inshuti bavandimwe, ibimenyetso bigaragaza yuko umuntu arwaye prostate cyangwa se yenda kwirwara ni byinshi cyane nkurikije ibitabo nsoma. Gusa ahangaha nakoze ibishoboka byose mbarobanuriramo ibimenyetso 7 bikomeye cyane bishobora kugaragaza yuko umuntu arwaye prostate. Ubwo nirengagije gushyiraho yuko n'umuntu atabasha gushorera cyangwa se kusa inshingano z'abashakanye, cyangwa nubwo yabikora akabikora nk'umuntu uri kubipa ntarangize umwanya uhagije. Hari ibimenyetso byinshi byagaragaza yuko umuntu arwaye prostate. Icyiza ni ukwisuzumisha ukamenya neza ko uyirwaye. Ahangaha noneho mu gihe nenda kugera ku muti abagabo bakwiriye gukoresha kugira ngo bivure prostate, reka mbanze mbabwire ibintu umugabo akwiriye kwigengeseraho kugira ngo nibura abashe kurwanya neza indwara ya prostate. Abahanga bavuga yuko indwara zose ziri ku isi, urugero nk'aka gatabo mfite kitwa Nourriture Vivante, umwanditsi w'aka gatabo witwa Ernest Gunther afatanyije n'umudogiteri witwa Dogiteri R.H. Lasky, aba bose ni Abadage, bavuga yuko les maladies de civilisation qui attaquent l'homme, indwara zose zigezweho zikunze kwibasira umuntu uwo ari we wese, zikunze guterwa n'amafuta abantu bagira mu mirire. Kubw'ibyo icyo umuntu akwiriye gukora ni ukwirinda ibyo kurya bibi akibanda ku byo kurya bizima. Noneho niba uri umugabo ukaba ushaka kugira inzira z'inkari zikora neza cyangwa se urwungano rw'inkari, cyane cyane prostate kunze kwibasira abagabo bari kurenza imyaka 40, irinde umunyu mwinshi, irinde amavuta menshi, hagarika burundu, nta kugabanya ahubwo ni uguhagarika burundu isukari mvaruganda. Ibyo kurya byose bikorerwa mu nganda harimo imikati, amandasi, biswi, bombo, za keke, za capati, ibyo byose urabihagarika. Gabanya ibikomoka ku nyamaswa, niba waramaze kurwara ureke burundu amata, amagi ndetse n'inyama. Niba utararwara ubigabanye cyane cyane nk'inyama zo wazireka, cyane ko niba ubona ibishyimbo, ukabona soya, ukabona ubunyobwa, ibyo byose bisimbura inyama. Amagi yo wayagabanya ukarya nk'amagi 2 mu cyumweru. Amata nayo wayagabanya ukanywa nk'udutase 3 mu cyumweru. Ahangaha waba urushijeho gusigasira ubuzima bwawe bwa prostate. Noneho mu gihe twenda kugera ku musozo, munyemerere mbarangira imiti mwakoresha mwararwaye prostate kandi ikabasha gukira neza. Ikintu cya mbere ukwiriye gushaka ni ibishishwa
ibishishwa by'amacunga cyangwa se ibishishwa by'indimu, biriya biraboneka, ni kenshi tugura amacunga tukayatonora cyangwa tukayahata maze tukihutira kujugunya ibishishwa byayo n'indimu. Nuko ni abantu bake bazi yuko ibishishwa by'indimu ari byo bifite imimaro ikomeye cyane, ariko ahangaha nababwira yuko ibishishwa by'indimu ari byo by'ingenzi cyane mu kwivura indwara zitandukanye. Niba waramaze kurwara ukaba urya amacunga cyangwa indimu, ntuzongere kujugunywa, niba waramaze kurwara cyangwa se ukaba ushaka kwikingira indwara, ntuzongere kujugunya ibishishwa by'indimu cyangwa by'amacunga. Ahangaha wafata nk'ibishishwa by'indimu 3 cyangwa se amacunga 4 ukabyoza neza, warangiza kubyoza neza ukabikata neza, wamara kubikata ugafata ikibabi cy'igikakarubamba. Igikakarubamba ni ingenzi cyane mu buzima bw'imyororokere, yaba iy'abagabo cyangwa iy'abagore, wakisiga ku gitsina cyangwa se ukakinywa mu buryo bwiza. Noneho ugafata ikibabi cyose cy'amacunga, nako ikibabi cyose cy'igikakarubamba nacyo ukagikatakata neza, hanyuma ugakora ibishoboka byose, ugafata nka litiro 1.5 y'amazi ukabitogosanya na bya bishishwa by'amacunga cyangwa by'indimu hamwe n'utwo wakase tw'igikakarubamba. Hanyuma byamara guserura ukabivana ku ziko ukabiterura, byamara guhora ukayungurura umuti wawe ukawubika mu kantu keza, ukajya ufataho agatase mu gitondo no ku manywa, mu gitondo no ku manywa utararya, ukabigira akamenyero, ukabyikurikiranya iminsi 21, yarangira ukajya ubikoresha iminsi 4 mu cyumweru. Uyu ni umuti mwiza w'inzira z'inkari, umuti mwiza w'uruhago rwangiritse, umuti mwiza w'uruhago cyangwa se agasabo ka prostate, umuti mwiza w'amasohoro makeya n'intanga zitagenda zifite imbaraga, hahandi umugabo atabasha gutera inda. Uyu ni umuti mwiza w'ubuzima muri rusange, muzawukoreshe namwe muzabasha kugira ubuzima bwiza. Inshuti bavandimwe, mudahwema kubana natwe mu biganiro bitandukanye bigaruka ku buzima bwacu. Mbashimiye ko mwamaze gukanda subscribe n'inzogera, mwigiriye neza. Ibiganiro tubagezaho byamaze kubageza ku ntambwe nziza. Gusa wowe niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, nawe kanda subscribe n'inzogera, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Akaryoshye nakagaruka, mu nyemerero mbe mbaseziyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde.